kandi turashimira abayobozi b'itorero baduhaye
umwanya guhera ku wa kabiri twaraganiriye ndetse no ku wa kane nimugoroba twaraganiriye abashije kuza twaraganiriye ibintu bitandukanye kugira ngo muri samari hanyuma dusome ijambo ry'uyu munsi. Wa kabiri twaganiriye ijambo dusanga mu Baheburayo 10:38 avuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshaho no kwizera nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Dusoma iryo jambo tuganira ku ijambo rivuga ngo gutura mu buzima bwo kwizera. Niko twaganiriye umunsi wa mbere, gutura mu buzima bwo kwizera. Twasize tubimuye nubwo mutuye muri ya makaritsiye tubakura mu makaritsiye yanditseho towa yandi bishoboka tubatuza muri birashoboka. Dukomere Imana amashyi twaze tubimuye rero abantu bavanye ari umunsi utarimuka ari mu uyu munsi. Kuwa kane twaganiriye mwiki Yeremiya sibyo? Yeremiya 10:7 hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera iki? Ibyiringiro wazabana. Uragenda hasome ubibone iyo umaze kwizera hari icyo gituba cyo. Dusoma Luka 1:45 kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizagira gute? Ubone umunyamahirwe bizasohora. Haleluya. Mutekereza haleluya. Twavuze ibintu bitatu cyangwa se bine. Ikintu cya mbere kugira ngo utunge kwizera ubanza kumva icyo bivuga. Urabanza ukumva ijambo ry'Imana hanyuma ukizera icyo bivuze. Si ukubyizera gusa, ugomba no kubishyira mu bikorwa. Ijambo rya mbere no kwizera. Ijambo rya gatatu ni ibyiringiro, hanyuma ibyiringiro bikabyara ubuzima. Ubwo ni ibintu bine tugiye kuvuga guhera ku wa kabiri, ku wa kane n'uyu munsi wo ku cyumweru. Ubwo ndabona mwese muri munteze amatwi, ndabona munandeba. Haleluya. Ibyo byose hari umuntu uri bwakire, namara kwakira ahita ashyira mu bikorwa ibyo tuvuga. Amen. Twikirize haleluya. Yes, twavuze ko kwizera kukwereka inzira. Amaso y'umubiri ashobora kukwereka ko mu nyanja nta nzira iriyo, ariko amaso y'umwuka akakwereka ko hari ikiraro. Amaso y'umubiri ashobora kukwereka yuko mu butayu nta buzima, ariko amaso y'umwuka akakwereka yuko mu butayu Imana itumira abantu bayo mu butayu. Amaso y'umubiri ashobora kukwereka ntaho uzagera, ariko amaso y'umwuka akakwereka ko hari aho uzagera. N'isi ishobora gutangaza ko ntacyo uzaba cyo, ariko iyo wizeye ikakubwira ngo nzakugezaho bene wanyu batakugeza. Amaso y'umubiri ashobora kukwereka ko utazarya, ariko isi y'umwuka akakubwira ngo uzaheka. Nubwo ugeze aho bavuga ko bidashoboka, na dogiteri wagiye wabiminuje avuga yuko ugeze ahantu utabyarira, ariko Imana wizeye ni Imana ikorera aho abandi badakorera. Tuyikomera amashyi ko sibyo? Nicyo ngicyo tubabwira yuko iyo Imana ivuze usatira ibyo ivuze. Mugikirize amen. Umunsi natangiye kubwiza ntabwo nivuze abatolojiya cyangwa n'abandi ubwo baravuga turiya nini uri kuvuga nitwa Vunera Jean Claude, ni umugabo mwatubonye hano kuye Kavugu ni uwa hano. Dukomere Imana amashyi ko sibyo? Yes, iyo Imana ivuze izera icyo ivuze. Icyo Imana ivuze kingana n'icyo ikoze. Komera Imana amashyi. Imana iravuga yo ikigerera icyo ivuze kigasigara gishyira mu bikorwa ibyo yavuze. Mutekereza shukira reka bimwe abaje muri misa muhita muhindura yenda ntabwo tukiri mu misa ubu reka mbinjize noneho sasa muri networka y'ijambo musa nk'abari rero ubwaje muri misa byahindutse jya wikiza muri mu materero cyangwa se muri mu gicaniro cyangwa se muri mu masengero. Ubwo byahindutse rero protokoli zirangiye umwana. Narivuze ngo icyo Imana ivuze kingana n'ikigize gute n'ikoze. Imana iravuga ikigendera, ikivuze kigasigara gishyira mu bikorwa ibyo wari ukeneye. Ezekiyeli 16:6 hari umwana Imana yanyuzeho yaramubwiye ngo nubwo papa na mama wawe bagusize n'abantu bakunyuze n'abakubwira imbabazi, ariko numvise newe n'ukuntu ngo yaramubwiye ngo nubwo uri mu imbata rya, ariko ndavuze ngo nubeho. Kuvuga ngo uyu mwana weho byahise bibyara ubuzima. Hari n'ibikenewe byose uyu mwana akeneye bya bindi abana
cy'Imana ivuze cyari gipfunyitsemo ibintu by'umwana akeneye material results meneva kwiga heza kwambara neza ko mutavuga abindi mwevuga mufite aho ngaho papegisi bibero ariko abagore kuri mwe mubizi kukimutangira ariko bya bindi nyine abantu bakenera byose byari biri ijambo Imana ivuze hariya ibikomera amashyi ubwo ntitwageze yes abo twaganiriye twavuze yuko niba Imana ikubwira ikibanza tujya kurambagizaho urashaka aho biri kandi n'igihe hari abasenyi ujya muri tora hari abanditseho tora wijya ko nawe bazakwimura genda ushake ibifite ko mutavuga ntabwo muri Kigali ibifite ahantu bateye borone se muri mwanya uko nujya mu manegeka n'ubundi barakuvanayo baragusunika ati wapi niba muturiye amajirwa mugaturira Akagera Imana ikavuga imodoka buri munsi utaramatembera ngo urebe aho ziba uri mu makosa akomeye cyane uracyatuye mu manegeka vayo tera intambwe harimo n'abakozi bakoreye mu nzira bijyanye n'umubazi w'ibiciro ubaze n'amanike zigezweho nicyo bita kwizera niba Imana ikubwira kubya ukaba umaze igihe warashatse nta doke nta niyavuyemo kwizera niba Imana ivuze ngo uzaburya ujya mu mujyi ugura imyenda y'umwana w'umuhungu uyibike mu nzu ibirende ariko ivuze izatuma bijya gute byenda icyo bivuze kwizera niba Imana ivuga gucuruza ubwo si biri kubasogongeza aho tutabaye kintu ubaze imiryango ubaze umuryango uko ukodeshwa nta gishoro ariko ivuze izatanga igishoro ariko se kumubikiriza abapapeni mu nyikize tuganire bamaye umwanya ngo tuganire se babatumire n'umuntu basi mushyashya utabo muri shekina amavuta utizere nasigira gukorera nasigira kwinjiriza kugira ngo bikwinjirize sasa ushaka kubona n'umushyitsi ariko numva ibyo ari kuvuga niko ibintu bimeze se urimo muranyuma nababwiye yuko ijwi rikubwira ngo imyanya yose yafashwe iryo si iry'Imana ni rya Satani tokesha abadayimoni hashize imyanya y'abadasenga n'abatubaha Imana intebe z'abantu bubaha Imana ziracyateretse ziracyabategereje nuko twavugaga abo twaganiriye ko mutekereza haleluya abandi mubabikirize haleluya imyanya y'abubaha Imana iracyageze gute iracyahari iracyabategereje ahantu Imana ikubwira n'ubwo haba hadahari iraharema irahakereye hakabaho se urimo muranyuma igahita yashyira ikavuga ati ndakuremeye sawa amen yes naganiriye n'abasore ndavuga ati basore buri munsi Imana ivuga uko mwicaye aha ngaho nta kintu mufite mwebwe mu bintu Imana yavuze harimo materiel harimo ibyo mukeneye harimo inkwano harimo intebe harimo na bya bindi byose no mu modoka muzagenderamo jewe nakoze ubukwe nta n'umuntu tuziranye benshi bafite imodoka nk'iziparitse hano hantu iriya ya bishop n'umubayigeramo ntiyayigwa se umubyeyi wawe ushobora gushinga wo gukoreka aho ngaho amara udusazira aho ngaho ibintu Imana ivuga ntabwo izaza ngo igutereke ngo uteye intambwe ukajya kurambagiza ntabwo uzagira amahirwe ngo Imana iguteretere nk'uko yantereye nubwo nateretse ariko n'ibyangombwa ko nari ifite amakuru yuzuye komera Imana bashyi namwe sizagenda bavuga ati mbere y'uko muteranye ntabwo ukurabagiza Imana iravuga ugatera intambwe ugasatira ikivuga ukarambagiza kandi ugahera kuri uwo mubare mugasengesha kuko nujya mu kabari kumuhindura n'ibizakwemera abantu tubabwirwa ngo muzabahindura cyangwa babwire nibwo muzaduhuza mu masengero ureka muvane mu kabari muzamuhindura ariko zaba muzahindura nicyo muzaduhuza mwe ko mwahinduye hera kuri abo mubana mu masengero ubaha Imana abo bakobwa b'imiyumbo bicaye aho b'inzu ntabwo bareba uretse kujya kubitesha umutwe duhuza mu masengesho wahereye aho gushika hari abana beza bubaha Imana bafite indangagaciro za Kristo n'iza Kinyarwanda komera Imana nacyo bagira ibyo yigirira duhuza mu masengesho ngo ntazage ngo byaranze ngo yarananiwe rero intambwe begera satire ry'Imana okay ubwo abo tutabanye nyine mwihangane ntacyo ariko turabimbuye namwe muture muri karitsiye yo kwizera aho muba ariho mutura amen ko mutekereza haleluya umuntu ufite kwizera ubundi aba ameze ati umuntu ufite kwizera umuntu Imana ibwirinzwe akajya kugura amabati nta kibazo ukaba uyegeranya wegeranya amabati ko mutita bari kodere kandi ukagura amabati nta kibazo kingana n'ikiganza ukavuga ati ibuze burigiye kubishyira mu bikorwa reka mbe n'ibikaha amabati Imana iravuga ati uwo muntu aranyizeye ibisigaye ni ibyanjye haleluya ko mutekereza haleluya uzamubwira ngo
ivuze, bakizera ivuze yeriko ikariduka. Nicyo bivuze. Amen. Ko mutita haleluya. Sawa. Ubundi Imana ntabwo tuyizera mu bifatika, kuko niko kwizera original. Tuyizera mu bidafatika, ntabwo tuyizera mu biriho, tuyizera mu bitariho. So muri mwanya ntabwo wizera ngo nzabera kandi warabyaye, ahubwo wizera ko Imana izabakuza izabera. Yes. So muri mwanya twizera aho twageze, twizera aho twagera gute twagera. Icyo bishatse kuvuga. Ariko nanone hari igihe twizera Imana dushingiye ku byo yakoze. Ibyo nabyo mu buryo bwo kwizera biremewe, kuvuga ngo shingiye nibyo bavuze bigatokoye wabyumvise. Hari ibyo ashingiyeho. Dawidi yaravuze ngo yanokoye mu nzara zinare imidugudu izangiza. Urumva hari ibyo ashingiyeho. Yambanye nyuma y'intama ikangira umwana. Urumva hari ibyo ashingiraho. So muri mwanya umutekereza haleluya. Kwizera hari ibyo uhagazeho nabyo biremewe mu isi yo kwizera. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice cya mbere umurongo wa 40. Sinzi niba hari umusomyi cyangwa se tugiye dusoma kugira ngo hatagira yego. Mariko bimwe ku murongo wa 40 wihute cyane. Dusome mu izina rya Yesu. Yego. Umurembe azahari aramupfukamira, aramwinginga, abasha kubigiza. Yego. Aramubabarira, arambura ukuboko amukora bati, yego, ndabishaka kira. Haleluya. Uwo mwanya ibibembe bimuvamo, yego, arakira. Yego. Imana igumugisha muri 2:5 aho nyine uri. 2:5 haravuga iki? Yesu abonye kwizera kwabo, yego, abwira ikirema ati, mwana wanjye ibyaha byawe bibabariwe. Yego. Ariko hari abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati, yego, iki gitumye yavuga atyo ari ingereranyije. Mateka kuri 11 baravuga iki? Kuri 11 ndagutegetse byuka, yego, wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka, yego, yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo. Yego. Nuko bose baratangara, bahimbaza Imana bavuga bati, yego, bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Amen. Imana igumugisha kandi ndashaka ko tuganira ijambo kuri uyu munsi ugira gatatu. Tuvuga ijambo rivuga ngo Yesu akoresha itegeko ku buzima bwawe. Niko turi buganire mu gihe mfite. Yesu agire gute? Akoresha itegeko ku buzima bwanjye, ku buzima bwawe. Nuko mbyumva oya biba. Donc iyo avuze akavuga ngo icara no kwicara, guhaguruka no guhaguruka, kugenda no kugenda, kuza no kuza, guceceka no guceceka, kuvuga no kuvuga, guterura no guterura. So muri mwanya gusunika no gusunika. Itegeko nta gihindukaho. Mwabyumvise neza? Umutekereza mwabyumvise? Yes. Ni ikirero kimuguhesha ubuzima. Twabibonye ko ari ukubanza ukumva. Wamara kumva ukizera. Wamara kwizera bikabyara ibyiringiro. Wamara kugira ibyiringiro bihita bibyara ubuzima. Muri mwanya iyo bavuze ibyiringiro ubuzima bishatse gusobanura ubuzima. Umuntu ufite kwizera bibyara ibyiringiro. Iyo bibyara ibyiringiro uba wabayeho. Nasi yaguhakanya yuko icyerekezo kidahari. Ibyiringiro birakubwira ngo ni isi kubwira, ariko hari ikizuru bitangaza ubuzima bwawe. Amen. Twikirize haleluya. Okay, nako sindirimbo we ni Yesu bizakukira igenza abaririmba umunsi umwe. Tindirimbo. Ni Yesu sobora ibidashoboka. Bizo. Abo sikote. Urabizi ko ari muri ibyo yeye. Jya papa. Ushobora ibyanira. Sawa. Ibibembe n'ibikira. Ibibembe n'ibikira. Mumurikirane ibibembe n'ibikira. Ni indwara idakira. Ariko musoma Bibiliya uyu mubembe yumvise amakuru ya Yesu. Reka mbibutse ko ikintu kitwicaje ni amakuru tumufiteho. Sinzi niba mubibona. Impamvu turirimba ni amakuru dufite kuri uyu mwana. Impamvu tubwiriza ni amakuru tumufiteho. Impamvu tugura intebe ni amakuru tumufiteho. Impamvu dutanga icyacu n'amaturo ni amakuru dufite. Impamvu wavuye iwawe ni amakuru tumufiteho. Sinzi niba hari abantu banyumva. Impamvu wicaye ni amakuru dufite kuri Yesu. Asante Mungu wangu. Ariko ko mutanyumva. Impamvu tura.
ni amakuru tumufite. Niba wicaye aha nta makuru ufite kuri uyu mwaka ni ikibazo gikomeye cyane, ariko babimenye tumufiteho amakuru ko Yesu amara intimba, tumufiteho amakuru ko Yesu atanga amahoro, tumufiteho amakuru ko Yesu akiza uburwayi, tumufiteho amakuru ko Yesu akiza ibyaha, tumufiteho amakuru ko ari se w'imfubyi, tumufite ariko mwakwikirije amina yerego sire mayoda. Dufite amakuru kuri uyu mugabo ko atanga icyerekezo, amakuru turafite yizeye, hari amakuru tumufiteho, amakuru arahari. Impamvu uyu mubembe yaje yirukanka ni amakuru yumvise y'ibyo Yesu akora. Si ukuvuga gusa, Yesu ntabwo ari umwami w'amagambo gusa, ni n'umwami w'ibikorwa. Ese murimo muranye? Ntabwo avuga amasigara cyicaro aho musezeranye niho mugira gute ko nta mashini umuntu mwizera Yesu mwizera kugira aho musezeranye niho mugira gute muhurira. Haleluya. Iyo avuze ko azazuka kuwa gatatu arazuka. Obere bana bagiye kuririmba tubwiriza bikende ni uko umwami twizeye ataheze mu gitugu, kuba yarapfuye akazuka. Izo nizo mbaraga zacu, niyo nsinzi y'abizera ntiyarenzeyo. Dufite uruvugiro, hari abapfuye ntibazuka, ariko umwami twizeye yaravuze ngo kuwa gatatu nzagira gute nzazuka, niko byagenze rero. Haleluya. Niba mufitanye gahunda n'uyu mwami niba mvuga ahangaha aho musezerana niho mugira gute muhuri. Ibyo yavuze azagira gute azabikora, ko mu mwami urindi ijambo agize gute avuze. Ibyo byizere ko aho musezerana niho muhurira. Umwami ahimbazwe cyane. Utekereza umwami ahimbazwe cyane. Mwami wanjye uyu mubembe yumva amakuru ya Yesu. Biravuze ngo ariruka kujya mu iterano nk'uko urwaye ibibembe ntibyemewe, gukora ku mubembe ntibyemewe, kureba umubembe ntibyemewe muri Isirayeli. Ariko uyu mubembe aravuga ngo nubwo ntemerewe kujya mu bantu, hari amakuru numvise kuri uyu mugabo Yesu wa Nazareti. Icyampa nkagera imbere ye, ndabizi ko ibirenge byanjye yabishyiraho iherezo. Numvise ko ari umwami ugendera hejuru y'inyanja nta bwato akoresheje. Ni umugabo utubura imigati ibihumbi bingahe bakarya abikuye mu tuntu tuke. Ni umugabo uhumura impumyi, ni umugabo uzura abapfuye bamaze iminsi ine mu gituro, akabahamagara bakamwitaba. Arabanza yegeranya amakuru, hari uwamukozeho nawe wabyumvise ngo ari umugongo aca mu bantu wa mugore. Na kuri mugongo ntabwo byari byemewe kugera mu bantu, ariko ngo kumva ko hari Yesu utanga ubuzima aca mu bantu arabyigana. Aravuga ngo si ngombwa ko Yesu amaze kubona afashwe, si ngombwa ko amaze igihe byaziye, ahubwo icyo ntereye ni ukumugera imbere. Nizeye umwami bavuga, nizeye umwami batangaza. Amasiya ubw'imbaraga ziba mu maso zaba no mu myenda, ubwo ziba mu birenge zaba no mu myenda, ubw'imbaraga z'umwami zicometse mu kanwa, iyo avuze niba yategeka bikagira gute bigakomera. Buriya no mu myenda ye hari imbaraga zampa ubuzima. Aca mu bantu arabyigana, akora kuri Yesu. Imbaraga ziva muri Yesu zijya mu ikanzu, ziva mu ikanzu zijya mu mugore. Igitangaza kiba kirabaye. Uwari maze imyaka 12 ari mu mugongo yakira ubuzima. Yesu abyiyumvamo, n'umugore abyiyumvamo. Iyo Yesu akoze ubyiyumvamo, nawe abyiyumvamo. Iyo hari ikibaye mu bizera Yesu, ijuru ribyiyumvamo. N'abizera Imana bakagira gute bakabyiyumvamo. Muri aya materaniro y'umunsi, muri aya masengesho wasenze, ibiganza byawe bikore kuri Yesu, ubuzima bwawe buhure na Yesu, imibereho yawe buhure na Yesu. Uko waje ntabwo ari kuri butahe, nugira amahirwe ugakora ku mwami w'abantu, arakora ikintu gitandukanye. Umwami yakira ubuzima, uwari umaze imyaka 12 ahita akira. Haleluya. Yesu aramubwira ngo mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Kuza ni kimwe, ariko hari icyo usabwa. Imana kuba wigira hari kimwe. Ushobora kugera ahantu ibintu birera ugatahiraho utakoze icyo ugira gute usabwa. Se murimo mwanyumva neza? Iyo ukoze ibyo umwana dukeneyemo, nawe akora ibyo tumukeneyemo. Iyo twujuje ibyo dusabwa, nawe akora ibyo tumukeneyemo. Muri uyu munsi wa none ntitaye ku kintu wicaraga ahangaha, izina ryacu ubona ushaka ukibatize, ariko uko cyitwa n'uko kingana, umwami w'abana gikoresheho iki itegeko akorera, akoresheho icyo bita iki itegeko
nakoresha itegeko biremera uko ryagenda kose nitari ku makuru isi yaba yaraguha umwami akoresha iki bivuze umwembe araza uko bivuga ava muri zone y'abamere aza mu bantu bazima uburwayi bwari bwaramuvanye mu ngano muri famiye atobokokamo aravuga ati hari amakuru nakiriye numvise ko haje umugabo ushobora byose ariko ababiri niho tuganira rwose wawe n'ababiri turimo tuganira cyane n'abashyitsi babarusha mu buryo bwose ijambo rya mbere babitse ibyasezeranyijwe bagendana amakuru isi gafite babari imana bashyire munsi ya dorobe bagendana amakuru y'ijuru umuntu ufite amakuru y'ijuru ntaterwa ubwoba n'ibihe ahubwo ahabwa ibihe n'imisi isi iramubwira turapfuye akayibwira ati sinzapfa kubera ko mfite umbeshaho ugenda rupfuna kuzimu turaziranye ibere bitangaje ubuteka yageze gute yakoze umuntu ufite amakuru yizeye ahagarara aho ngaho nyine muri iyo zone muri iyo karitsiye yitwa mu buzima bwo kwizera haleluya bo mutitaba haleluya barakubaza ati kwitarabikora ukavuga ati ntabwo ari ubukererewe ntiyahuye na mbutiya witwa Yesaya ati kuba wigihe kirekire akaba nta gihinduka muri 57 nabyo cyane baragatu ariko mana yasa kugirira iki jambo rya mbere amugirira iki haleluya amugirira iki papa ijambo rya kabiri amukora gukora ku mubiri ariko mu gitanga Yesu amukora muri iterano Yesu agukoreho ikiganza cya Yesu gikore ku buzima bwawe Yesu agukoreho muri iterano by'uyu munsi agukoraho aramubwira ngo mwana wanjye ndabishaka kira n'abatabyumva ibyo ashaka Yesu arashaka kukugirira neza Yesu arashaka kugushyiraho uburinzi Yesu arashaka kukwiyereka Yesu arashaka kukurwanirira Yesu arashaka guhindura ibintu Yesu arashaka mwateye haleluya Yesu arashaka kugukiza uburwayi Yesu arashaka kuguha icyerekezo Yesu arashaka kuguha agaciro Yesu arashaka kugucira inzira Yesu hari ibintu ashaka Yesu arashaka kugushingira ihangane bivuga uko biri kuza nta kibazo ubwo byashyira bimuhere uko nyine turi mu kirere cyo kwizera n'ibyake kuba poromosiyo n'umuntu ari imbaraga zititambika mu kazi ariko Yesu agira gute Yesu arashaka iki arashaka kuzimira kugukuramo kanseri yari mu buzima bwawe Yesu arabishaka Yesu arabishaka tangariza abantu batubwire ngo Yesu arabishaka bivuge nta kikwirukansa mu maguru bivuge nta kikwirukansa kuri iwacu ahanga mu maguru nta muntu utubwira ngo dusohoke yinjire kuri iwacu muri Shekina tangariza uwo mwere data mushiki wacu ubwire mu bo bakirere wasiya amupere goya sakone majangoya yero siki mana waza umubwire ngo Yesu arabisha Yesu arabisha Yesu arabisha Yesu arabisha Yesu arabisha Yesu arabisha zepimere ko Yesu arashaka gusezerera n'imirimo ibintu bimaze igihe bisakuza iwawe Yesu arashaka kubisezerera Yesu arashaka kuguhanagura umubabaro ayo marira umaze guhurira Yesu arashaka kukumara umubabaro abakizera batere haleluya y'imbaraga Yesu arashaka menefo Yesu agira guta ebone maandiko desta Yesu aragenda kutopia zemene maandiko desta Yesu gukora kuri murwa byari bivuze ngo agaciro watswe n'igihe agaciro watswe n'abantu agaciro watswe na karitsiye agaciro watswe na famiye iminsi yagutesheje agaciro ariko njyewe Yesu ugeze imbere uyu munsi nguhaye agaciro watakaje oya muri iterano ry'uyu munsi agaciro watakaje karagaruka kuri iyi tariki karagaruka muri iri terano ariko babyizeye batere haleluya
Mesaya ngo yambaye ikirere mahayidoresa Yesu nagukoraho agaciro watswe n'ibihe karagaruka agaciro watswe n'abantu karagaruka agaciro watswe n'abadayimoni karagaruka agaciro watswe na satani karagaruka agaciro gasitani kiri n'ibikota Yesu nagukoraho bivuze ngo agaciro famiye kaguhaye jewe Yesu ndakaguhaye famiye yarakubereye ariko Yesu ikunenge iminsi yagutesheje agaciro ariko ninjye n'iminsi n'ibihe akira agaciro watakaje kumukoraho gusa umubiri we uhita umera nk'uw'iki umuheka sepide nyama iyo Yesu ariko ko gutwikiriza iyo Yesu agukozeho data we ibintu bigira bite babigira gute we babigira gute muvandimwe nikozeho tuva ku rumogi tuva mu dusango dupfumura amazu ubu turabapentekote umva komera Imana maze tuvayo birebera kandi ikiganza cya Yesu kibikozeho hari ibintu bishoboka ndetse byari byaranze byarakunaniye byarananiye abahanga ariko Yesu yagukozeho hari ibintu bigira gute nshuti yawe hari ibintu bihinduka bosayine mawe hari ibintu bihinduka ikiganza cya Yesu kigukoreho kuri uyu munsi ikiganza cya Yesu kigukoreho babyakiriye nka batatu nka bane nka batanu n'umwe babyakiriye ikiganza cya Yesu kigukoreho uwakugiriye imbabazi yongera kugirira imbabazi uwo wabonye mu gihe gishize yongera yerekane uwakurengeye wabuze abantu yongera aseruke ndashimira Yesu ukora ntako nta shangazi nta mujyoma nta garafurere nta petifurere nta gisunika nta murwaza ndashimira uwabambwe unyura ku kidendezi nta barwaza barasezeye akaza ku kidendezi abarwaza baragusezeye barigendeye akaza ku kidendezi akabwira ati ba ikorere wararenganye sha mali umugisha Yesu ukora nta barwaza ariko ko gutita abapeni bote kubona soza mwitabe cyane mwumve Yesu ukora nta murwaza Yesu ukora nta kugira nta masenge muri wose tubyakire nka batatu bane barindwi nta kibazo Yesu ibintu ubona nk'ibyapfuye nabihamagara biramwitaba Yesu nahamagara biri bwitabe kubera ko ni umwami udakamba n'ibihe Yesu nakoresha itegeko Yesu akoresha itegeko koresha itegeko kuri aba bakobwa papa koresha itegeko kuri aba babyeyi koresha itegeko kuri aba bagabo koresha itegeko Yesu koresha itegeko kuri aba bakobwa mwami wanjye nkeneye gukoresha itegeko kuri aba bashumba muri Shekina hari ibintu tumaze igihe byaranze ariko nukoresha itegeko kuri uyu munsi biri mwemere turaza kwakira amashimwe y'abantu bashima bavuga bati umwami yakoresheje itegeko mu materaniro yabera umwami yakoresheje iki
niko bimeze uko babivuga uko biririmba hariho famiye ifite ikibazo cy'umuhungu w'amaguru ngo barizera bavuga ngo dushingiye ku kizirere twizeye yuko n'umurwayi wacu yamuha iki ubuzima bahita bizera bashingiye gutanza ubuhamya. Haleluya. Bibi navuze ngo bikorera intoki bimumuranye neza bikorera iki baririmba bariza ahantu Yesu yateraniye barabaza tuwomba gukora ibyo ahereye barabarana na polisikani Yesu yateraniye ahangaha bakabari bana basaba kumwizera cyane kuko Yesu yateraniye aha ari muri biterano no guharanira kuba bamusingira ukamukora ari cyo yateraniye barabanja basanga ahantu Yesu yateraniye haruzuye mu miryango mu madirisha huzuye abantu bashaka Yesu. Bibi bavuze ngo ntibamusubizayo. Haleluya. Kwizera ko bashakiriza ibyiza baravuga ngo tuzishyira mu muryango no mu madirisha reka dushakiriza aho zitari. Bibi bavuze ngo guhurira izuba harimo gushaka urwego basakambura izu ibyo ni ibindi gusakambura izu ya nyir'inzu mutavuranye na nyirayo ntabyo ni iby'idosiye gusanza hejuru y'inzu yagiye gukuraho amabati cyangwa amategura oya rwose gusumba nawe urusumba byose ntiwabivugira aha usanze umuntu ari gusakambura inzu nta kazi bamuhaye gushyira amabati kuri gahunda cyangwa amategura uko mwaganira wese cyangwa ubisubiza ariko ubwabyo ni iby'idosiye gusakambura inzu y'umuntu mutavuganye ni ikindi kintu ariko baravuga ngo tureze ingaruka za nyir'inzu ahubwo nyir'inzu turi buvugane tuvuye imbere y'umwana tumaze kumva icyo atangaza kuri uyu murwayi wacu barenga izo ngaruka n'impamvu Bibi yavuze ngo basakambura inzu basakambura iki basakambura inzu bapimanya ahantu Yesu ageze ahagaze uko bivuga bamanura yanguje bayina imbere ya Yesu Yesu arihagarika n'isikumva babonye kwizera ko bariko batubwiye bahita bwira uwo muntu bazana bavuga ngo mwana wanjye mu byaha byawe urabibona ariko uyu mugabo ateye umuntu se sare yakumva mwana ntabwo yahereye ku maguru yahereye ku byaha kuko niyo misiyo ye se muri murani umumaro kuko n'umwaka turenga tumukomera amashyi Yesu ntabwo yahereye ku maguru ahubwo yahereye mu byaha aramubwira ngo ibyaha byawe ugeze gute urabibaba icyo yahereye ushobora kujya gusengera imvange cyangwa kujya gusengera ideni rimeze nabi kumva Yesu sigahereye ufite ikibazo gikomeye ariko kumva Yesu aravuze ngo numva ngo mwana wanjye umuhaye amahoro y'umuntu kandi ufite ideni ufite uburwayi bukomeye nawe kumva umwana wanjye yose bagomba barayateka bayatumikira abana bagiye ku ishuri mu gitondo ntiyahera kuri ibyo by'imvange ntiyahera kuri ibyo by'ideni simo Yesu yahereye ahubwo yahereye ku cy'ingenzi aravuga ngo ibyaha byawe ugeze gute ntabwo uyu murwayi yongeye kunyura ikirere muza gusobanurwa kuri murwayi cyangwa murakagira ntashoboka ndimo ndababwira ngo uyu murwayi ntabwo yongeye kunyura ikirere aho bamufite hejuru muze gusobanurira abambwiye inzira azayinjira sinumva murakagira ngo ntashoboka abambwiye inzira ajya gute hinjira bamuhaye inzira asohoka bamuhaye inzira reka muhaye hari ibintu byakwinjiza utarakora mu mwana ariko ugisohoka ahangaha ibyari byarakwinjiza biguhitira ukiva muri iri terano niba ubyizeye hakuvuge haleluya utarangerereza biguhitira usohotse uvuye ahangaha muri aya materaniro y'uyu munsi ibyari byarakwinjiza biguhitira uvuye muri aya materaniro icyo sorejwe ubusobanuro ngo ababyumvise babyumvise yageze imbere yikoreye ku isabato ariko gatatu abayuda baravuga ati nta mabuye turagutera ngo dukore icyuma kubera ko ntibyemewe kwikorera ku isabato baramubwira ati iyo bakubwiye kwikorera ku isabato arababaza ati se ikibazo nuko nikoreye
nagenda hanze bahagarika nkavayo bahagamiye none nguye n'umugabo witwa Yesu arambwira ngo nikorere nitahe ubundi busobanuro nagenda mukamubaza muri guverineri ubu so banoro byatoye umuntu mwene mu rwego Yesu akora ikintu ku buzima bwawe kuri guverineri ubusobanuro aho utuye aho uvuka muri karitsiye aho ukorera hariya aho hose hapfa Yesu akora ikintu uri guverineri ikiri ubusobanuro haguka dusenga n'Imana mu izina rya Yesu yego haguka dusenga n'Imana Yesu akora ikintu uri guverineri ubusobanuro aho utuye aho ukorera hariya muri karitsiye Yesu nakora ikintu kiruhesha kiri batera haleluya bashimira Imana Yesu akoze ikintu Yesu akoze ikintu kiruhesha urakoze nawe rene hoya akoze ikintu ku buzima bw'abakobwa kibaheshiza ikintu Yesu akoze kuri uyu munsi ni ikintu uri bubonere ubusobanuro oya nibakubaza ngo wabonye akazi ute ubabwira ati nahuye n'umwana nibakubaza bati wubatse ute ubabwira ati niwe wabikoze nibakubaza ese ufite abana bafite furesheri bazi ubwenge mu ishuri rya Argentina nahuye n'umwana ukoresha itegeko niwe wabivuze ko bibaye lemosta wakize indwara utese ubabwira uti ukize uburwayi twahuye akoresha itegeko ku buzima bwanjye Yesu ukoresheje itegeko kuri aba bagabo ukoresheje itegeko kuri aba babyeyi ukoresheje itegeko kuri aba basore ukoresheje itegeko kuri aba bakobwa ukoresheje itegeko kubateranya uyu munsi ayasinireko ndagushimiye gukoresheje itegeko ku buzima bwawe itegeko ryawe ritugezeho ibyari bidufiteho ububasha ukaba biduhayeho ububasha ibyari bidufiteho ubushobozi ukaba biduhayeho ubushobozi mwana beni enevone mandi podesta ibyo ukoze muri uyu mwanya biduhesheje uruvugiro biduhesheje inzira biduhesheje ijambo ntabwo icyubahiro n'ikuzo murengezi arabosire nimoni akopa arabini werebere mando ayidoro aho tutabona inzira tugushimire yuko habonetse inzira aho tutabona ubuzima tugushimire yuko habonetse ubuzima imbaraga irafasha ubuzima bw'umuntu wese uraha ndasenze mu iyo mbaraga mbire kuri ubuzima bwe ahubwo ibiganza by'Uwiteka Imana nyir'ingabo bifata ubuzima bwa buri muntu wese muri aya materaniro ndagushimiye ku mwami w'abami kandi remosta kosinime kwiyuvuze biba ibitegetse bikomera ndagushimiye mwami ko hari amateka basaba abantu hari andi mateka ubahaye bose eremone detaya sonere gremando ezebure ko hari ibintu ugiye gucecekesha tukaba twakira intsinzi yawe tukaba twakira itegeko ryawe mwana ntabwo icyubahiro n'ikuzo murengezi ineza yawe n'amahoro twongere guhura dufite amashimwe mashya yuko wakoresheje itegeko ku buzima bwacu ntabwo icyubahiro n'ikuzo murengezi kuri Imana ibikoze kandi tubikore kwibahisha mu izina rya Yesu mwana Imana ibahisha mu izina rya Yesu reka nsabe mushumba yegere hino yego tugihagaze yegere hino yatumugisha ku buzima bwacu n'umugisha aturagize n'Imana adusoreze n'iri teraniro Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu asante ntabwo twongera kwicara nongera nibutse ko abamama basigara n'abakobwa ariko ntabwo biri buhure ko n'urubyiruko rurasigara ngo ni abamama gusa n'urubyiruko yego nibutse amateraniro yose yo mu bikizi muzayazemo hanyuma dusabire n'umuvugabutumwa umugisha Imana n'umugisha ukeneye guhura na Yesu ibindi byose bikagenda neza impamvu ko byakunanira ni ukutarahura na wa mugabo impamvu ya ndwara ituma utarahura na wa mugabo ukeneye rero guhura n'uwo mugabo ibindi byose bikagenda neza Imana n'umugisha reka dusenge Imana
data mu izina rya Yesu tugushimira ijambo ryawe, tugushimira ko waduhaye icy'agaciro kiruta ibindi ari we mwana wawe Yesu Kristo, waramuduhaye ngo tumuboneremo byose, imigisha yose ibonerwa muri we, ubuzima bwose bubonerwa muri we, byose umwana w'umuntu yakenera mu gihe cya none n'ikizaza wabishyize muri Kristo Yesu, urangije uramuduha, turagushima. Ndagusabye rero mwami Imana yacu ngo uduhe kumumenya, ndetse uduhe kumenya ubutunzi butagira akagero buri muri we, natwe tubashe kubwakira imitima yacu ikubwe neza. Data turavuze murakoze, tugushimiye ko wabanye natwe muri iri teraniro uhereye mu gitondo kugeza uyu mwanya turimo gusoza. Ndagusabye mu izina rya Yesu ngo tugiye gusoza dutaha, ugendane na buri muntu wese, ibindi ntambwe zacu dusohoka hano uduhe umugisha impande zose. Ikiganza cyawe gikomeye kibe kuri buri muntu wese, kimurinde umubi n'imitego y'umubi, inzira ze zihanurwe mu izina rya Yesu, umucyo wawe umutambikira ahari umwijima mu izina rya Yesu, ubuntu bwawe bumuzeho mu izina rya Yesu. Data ndasezerano muri iki cyumweru twinjiyemo, reka feva yawe itubeho, ubwiza bwawe butubeho, maze ujye imbere yacu ukingure inzugi zose zari zikinzwe, kugira ngo amasezerano wavuganye natwe asohozwe nawe, ugendane natwe kandi uduhe umugisha, ubuntu bwawe bubane natwe, uhaha aronke, ukora yunguke, ufite ibyo akora mwami ubihe umugisha, kuko uri Imana, utabifite nawe ubibona, ushobora byose. Ugendana natwe gahunda zose z'iki cyumweru ziduhere umugisha, kandi nabwo tuzagushake tukubone, kuko uri Imana. Urakoze, turagushimiye, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen.